abo bacu bapfuye icyo amafaranga upaka ngo babashyigire de boro ko umuntu utazi amafaranga ashaka ku mirenge umuntu ngo umukobwa agenda bagera ku murenge ngo yagera ku murenge ngo umusore ngo yabatarangiza kumuha amafaranga umusore bakamubenga ngo ntazi uzagenda sha uzishorera ugende karindakira ariko mwungwaje umutwe cha ndabibwira sobanura ngo nayo nasobanura ingoma numva icyo bivuga ariko si cyo ko cyatanze umuntu bwo bire bugende riti u Rwanda kwa Kagame koko muraza mu ruhinduye intabire sha mu ruhinduye intabire niyo bizo bavugaga y'amafaranga nayo ntabwo uzijyana wo gafuta byanyuwe Kasirida ndahana nkubaze inkorejo n'abana narumvishije kuntu yabimeze cyane ibi bintu muraza kumbwira aho bishya bishyira niko Kasirida ejo cyagiye ndikota wari ukumbwira ngo cya kigo cy'umusore ngo cyakubwiye ngo iki ngo cyakwatse amafaranga sha ibyo bintu by'amafaranga mugabo y'inahangana ibintu bimeze biti ngo ntago ngo ntago segiteri yago ngo yaguteresha igikumwe gutanga utatanze amafaranga ese n'amafaranga he mundi yagucaka ibyo bintu by'amafaranga mutangiye byamuzana ko twego banyuko bagiye bazana amafaranga baduhaye ntago ngo bubatse sha niko Kasiri amafaranga ndayakura hiye kugira ngo batere igikumwe ngo na amafaranga dore ejo bundi so wanyuriye aho hari hepfo mvuna ingoma abaraje ngo umukobwa wiwe bamutangiye amafaranga 400 aramutanya amafaranga 400 nembwa mwamukura mu nzu niko nembwa mwamukura wokafuta byayewe nembwa mwamukura mu nzu kuburyo muri kujya muvuga ngo ajya mutanga amafaranga gahumbwira rero mfata kara gasambu gasigaye nkagurishe kugira ngo utagira amafaranga kare ko ababyeyi twaruha ariko ndakurahira ahubwo nakwica wibeshye ugira n'isunguru ugurisha hano iwanjye sha wibeshye ugira n'isunguru ugurisha ngo na amafaranga urugo icyo kigo cy'umusore bazakujyane nta mafaranga afite uragapfuta byanjye karindagire gakubitwe n'itagira amafaranga